Nshuti mwene data ufunguye video nagira ngo ukurikire kugeza uyisoje kuko igiye kuvugirwamo bimwe mu mabanga y'Imana amenywa n'abayubaha. Dushima Imana rero ikigumye kwivuga, ikivuga yibwira abatari bayimenya kuko yari kera n'ubu niko ikiri. Ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ihindisha umushyitsi, ni Imana yigeze gutuma Sawuli kuribumbura abamareki ndetse ngo arimbure n'umwana ukivuka n'uri mu nda. Iyi Mana rero iracyariho, nta muntu uzayihagana ku mubyimba, nta n'uzayibyina ku mubyimba kuko ni Imana yihagije. Nicyo nje kukubwira. Hari amakuru rero yampaye ajyanye n'ibizaba muri uno mwaka wa 2025, ikomeje kugenda igira ikintu dusobanurira, igira ikitubwira kuko ibiteye ubwoba bihari kandi ibihindisha umushyitsi abanyabwenge birahari, ariko Imana yacu nayo ikomeje kuburira ubwoko bwayo ngo bihane cyangwa biyeze kandi barebe gukora kwayo. Imana ishimwe. Mu byo yambwiye rero kimwe n'iki, yaravuze ngo mbwira abantu ko ikigeragezo gihetse igisubizo kije. Ugiye guhura n'ikigeragezo cyangwa tugiye guhura n'ibigeragezo, ariko hirya y'ibyo bigeragezo nagira ngo mabwire ngo hari ibisubizo biri inyuma yabyo. Abantu benshi rero bazanirwa gutegereza ibisubizo hanyuma bakanguza ibimenyetso, nk'uko mwagiye mubona igihugu cya Amerika byakigendekeye, bohererejwe umuriro ukaze ndetse abanyabwenge banirwa kuwuzimya. Ariko ni umugambi w'Imana wo kugira ngo ihishure ko kuvuga ikivuga no gukora igikora. Hanyuma icya kabiri ni ugusarura aho wabibye. Buri muntu wese ngo agiye gusarura aho yabibye, hanyuma uwabibye ubusambanyi agiye gusarura ubusambanyi cyangwa gusarura ibyago muri ubwo busambanyi, harimo na bwa bwandu bwa sida abantu bakerenceje bakavuga ko ari indwara nk'izindi. Ahangaha Uwiteka yambwiye ko abantu bikururiye iki cyorezo cyangwa iki cyago ku bushake ndetse babigizemo uruhare bagiye kurwara, ariko n'imiti bahabwaga igabanya ubukana igata agaciro. Hagiye gupfa benshi rero bishwe n'iki cyorezo kandi bari gufata imiti muri uyu mwaka. Hanyuma rero wowe niba warabibye ineza n'urukundo, ugiye kuzasarura urukundo. Niba warabibye urwangano ndetse n'ubugizi bwa nabi, nibyo ugiye gusarura kuko Uwiteka aje kwitura buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Kandi yongeye kumbwira ngo ubutunzi bwacu cyangwa gakondo twahawe y'ubutaka abantu batuye igiye guhinduka imari ikomeye cyane, igiye kugira agaciro kandi n'ibikomoka ku butaka bikagira agaciro. Ubwo rero hagiye kubaho izamuka ry'ibiciro ku bintu bihingwa cyane cyane hano muri Afurika. Hanyuma natwe abahinzi cyangwa nawe uhinga ugiye kugira agaciro, ndetse komera kuri ubwo butaka bwawe ububyaza umusaruro kuko buzakuviramo byinshi. Igihe Yesu ataragaruka rero wari warabuze amafaranga, ubuze naho bukura, ariko abantu benshi bagiye kuzamuka no kuzamurwa n'imari y'ubutaka cyangwa n'ibizava mu butaka kuko Imana igiye guhishura byinshi. Ikindi yambwiye ko igiye gushyira hasi abishyize hejuru. Abantu bose cyangwa ibintu byose biri hejuru bigiye gukubitwa hasi kuko Imana ari Imana iteye ubwoba kandi ari Imana idakina. Irambwira ngo uyu mwaka si umwaka wo kuvuza impundu cyangwa gukoma mu mashyi kuko ni umwaka izakoramo ibintu bikomeye. Ni umwaka kandi izasarura, yohereje abasaruzi. Abasaruzi bazasarura rero harimo imbunda, harimo icyorezo cya sida, harimo n'izabukuru. Hanyuma aba basaruzi rero bashobora kuba bagiye nawe kukugeraho. Kandi yambwiye ko tugomba gusengera abantu barengeje imyaka 65 kuko bibasiwe cyane n'umusaruzi. Ibi nubibona cyangwa nubyumva uzamenye ko ari Uwiteka wabivuze kuko ni Imana izi. Ikindi yambwiye ko ni umwaka uzakuramo benshi umwambaro w'akazi. Sinzi umwambaro w'akazi wambaye, ushobora kuba uri umusirikare, ushobora kuba uri umupolisi, ushobora kuba uri umukozi wa leta, ushobora kuba uri umunyerondo, ushobora kuba uri umuganga, ushobora kuba uri undi muntu cyangwa uri n'umumotari, ariko ngo ni umwaka izakuramo benshi umwambaro w'akazi. Ni umwaka rero akazi kazabura cyangwa bamwe bakirukanwa cyangwa bakakavanwaho cyangwa bakanapfa. Hanyuma ikindi, ubuhanuzi bugiye kuzaba ingume, bivuze ngo ni ubuhanuzi bw'ukuri. Uyu mwaka rero mugiye kuzumva impuha n'intambara ndetse n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ubuhanuzi bw'ukuri ni bake bazabukurikira. Nugira amahirwe ukumva hari umuntu urimo kukubwira ibintu biturutse ku mugambi w'Imana cyangwa ku gushaka kw'Imana, uzatega amatwi kandi ubigenzure, uzabyemera bisohoye.
Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ku muntu wese wagize uruhare mu gushaka ibyago cyangwa urwango cyangwa ubugambanyi, Imana iramuhagurukiye cyane. Hanyuma abantu bananiwe gushaka urukundo ndetse n'ubumuntu n'ubugwaneza no gufasha abatishoboye, ahubwo bahagurukira bagenzi babo. Hanyuma rero uko wahagurukiye mugenzi wawe ni nako imbaraga z'Imana ziguhagurukiye. Ukuboko kw'Imana kugiye kuremerera abantu, kuko n'umwaka abantu bazashaka Imana cyane banayinginga, bakongera kuvuga ngo uri Imana ikomeye. Hanyuma ikindi nabwiye ko imiti igabanya ubukana ku bantu bizaniye ubu bwandu igiye guteshwa agaciro. Ikindi nabwiye ko ubutunzi bwawe bwaguhesheje agaciro cyangwa bwaguhesheje icyubahiro, nucunga nabi buragukubita hasi. Hanyuma ikindi ni ruswa zawe watanze, yaba iy'igitsina cyangwa iy'amafaranga ku kazi. Imana irambwira ngo ibyo byose biteshejwe agaciro, ibintu byose bisubiwemo. Hanyuma Imana yambwiye ikintu cya nyuma aricyo kivuga ngo kwizera ni uruganda rukora ibitangaza. Yarambwiye ngo umuntu wese uzumva amagambo yayo akumva ibyo ivuga ko ari ukuri akabyizera bizarema. Nagira ngo uyu munsi mu kwizera wiremere kubaho, wiremere kongera iminsi yo kubaho, wiremere urubyaro, wiremere ubutunzi, wiremere ubushobozi, wiremere ubuzima, wiremere urugo, wiremere abana, kuko kwizera kwawe ni uruganda rubasha gukora ibintu abantu batari basha kugeraho. Kuko kwizera ni igiti cy'umwimerere cyera imbuto z'ibitangaza, kigasoromwa n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Abantu rero bari batinya ibigeragezo, ni mwihangane kandi muhumure, kuko ikigeragezo kiza gihetse igisubizo. Hanyuma rero iyo witegereje isi ya none ubona ibyahanuwe birushaho gusohora. Hanyuma twibwiraga ngo turi mu mahoro turadamaraye, abantu barimo kurushaho kujya gusahisha, gusambana no kujya kunywa ndetse no kwinezeza, mbese bimeze nk'isodomo na gomora. Baravuga ngo ni amahoro, ariko Imana irambwire ngo mbabwire ngo aya mahoro mubona arabarirwa ku mitwe y'intoki, kuko nta mahoro mwiha mu mitima, ntago ari amahoro ibahaye. Ariko ngo abantu Yesu yahaye amahoro, ngo nibatayata ntago bazayakurwaho. Nagira ngo bo bikomezemo kwizera kandi bagume gushaka aya mahoro. Reka ndirimba aka karirimbo hanyuma nsengera abantu bumvise ubuhanuzi. Niba ubyumvise ari ubwa mbere ukaba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kandi wohereze ubutumwa bwohereza abantu, kugira ngo ibintu byose bizaba, ibintu byose bigiye kuzasohora bitazahinduka nkaho bitamenywe cyangwa bitamenywe n'abantu. Niyo nkunga yawe, nibwo bufasha bwawe, kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Akira rero ubutumwa buri muri ino ndirimbo, wumve ukuntu amabanga y'Imana amenywa n'abayubaha. Iyo nitegereje iyi si ya none, mbona ibyahanuwe birushaho gusohora. Hari abahanga mu isi ndetse n'abanyabwenge, ngo barashakashaka babuze ibisubizo. Guhera kuri Yohana umubatiza, ubwami bw'Uwiteka buratwaranirwa, kandi amabanga y'Imana amenywa n'abayubaha. Mugenzi tumbira Yesu ubona amahoro. Data turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana iteye ubwoba, uri Imana ihindisha umushyitsi, uri Imana imenyesha abantu kuri kwayo, ukabwira abantu ko amabanga yawe amenywa n'abayubaha. Ndagushimye rero ko umuntu wese wumvise ubutumwa ni ubutumwa bw'ikubagahu bwagombaga kugera ku bantu, kugira ngo batazatungurwa n'ibigiye kubabaho. Data wa twese, kugira ngo buri muntu wese ubwo agiye gusarura icyo yabibye, kandi twebwe turagusaba Mwami Imana, kugira ngo imirimo yacu myiza yibukwe, imirimo yacu myiza igaragare, ndetse n'abatugiriye neza Data wa twese ubibuke, abatukunze nawe ubakunde, abaturwanya ubarwanye, abaduhagurukiye bahagurukiye, kuko ari igihe cyo guhangana n'amaboko yose yibwira ko afite imbaraga. Ndagushimye Mwami kuri Imana ivuga ko ugiye gukubita ibintu byose hasi, ibyishyira hejuru byose cyane, imbaraga z'abadayimoni nabyo turagusabye ngo uzabikubite hasi, imbaraga z'abaturwanya, abarozi n'abagambanyi nazo uzazikubite hasi, imbaraga
z'abapfumu ndetse n'abarozi nazo uzazikubite hasi. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushimye ko ugiye gushyira hejuru umwami wo gucunirwa ingoni kandi uje gutabara ubwoko bwawe. Ndagushimye ko nubwo tugiye guhura n'ibigeragezo by'ubuzima cyangwa ibigeragezo by'intambara, data wa twese, kuko buri muntu wese nyuma y'aho ngaho azabona amahoro kandi azabona igisubizo. Ndagushimye kuri Imana izaturengera kandi izaturwanirira. Abantu barimo barabona amahoro ariko tubwiye ko ari amahoro ngo barebera ku mitwe y'intoki kandi nta mahoro bibwira mu mitima yabo, si we yatanze. Ndakwisabira amahoro mwami ku bantu bakubaha n'abantu bagukunda kugira ngo babone amahoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami Imana. Ndagushimye ko uturinze ukaturindira mu mahema yawe, ukatubambira amahema mwami Imana, data wa twese, ukumva gusenga kwacu kandi utubundikire mu mababa yawe nyakubahwa Imana. Wibuke imirimo y'ubwoko bwawe, wibuke abasengaga data wa twese, wibuke abahanuraga, wibuke abaririmbaga, wibuke ababwirizaga, wibuke abakozi bawe, wibuke abapasitori, wibuke abashumba, wibuke n'insengero data wa twese twasengeragamo. Uri Imana ishobora byose kandi byose urabishoboye, kuko uje guca amateka no gusobanura ibintu bidasobanutse. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.